umwirabura w'umunyamerika Martin Luther King, pasiteri, dogiteri, umunyapolitike, akaba n'umwanditsi ukomeye wamenyekanye cyane ku mbwirwaruhame yise I have a dream cyangwa se mfite inzozi. Yayoboye minisiteri ya gikristo muri Amerika ndetse aba indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu. Yanditse ibitabo byinshi harimo Strength to Love, I have a dream, A Gift of Love ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyi ni Umucyo 250 TV, tubahaye ikaze. Luther yavukiye muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ya 15 Mutarama mu 1929, apfa ku ya 4 Mata 1932. Yararashwe mu kigero cy'ubwana n'ubugimbi. Martin Luther King Jr. yabaho yishimiye kandi yakuriye mu muryango w'abirabura ndetse arirwa n'ababyeyi bamukunda. Imyizere ishingiye ku idini no kurwanya amacakubiri ahanini byari imbaraga zuzuzanya mu buzima bwa King, maze akora ubushakashatsi kuri filozofiya na teolojiya muri koleje. Atangira kubona ko agomba guharanira ubwisanzure n'uburinganire mu nshingano ze za gikristo. Martin Luther King yakomeje amasomo ye muri seminari maze ashyira imbaraga mu myizerere afatiye ku cyitegererezo kuri Mahatma Gandhi warwanyaga akarengane ku rwego rwo hejuru, maze bituma Luther ahuza filozofi na politike mu kwamagana amacakubiri. Ku myaka ya 15 ajya kwiga muri Morehouse College hari mu mwaka w'1948. yahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Bachelor's Degree mu bijyanye n'imibanire y'abantu, sociology. Nyuma y'igihe gito itorero ryaramuhamagaye atangira urugendo rwo kwigisha uburinganire, maze bamwohereza kwiga muri seminari iherereye ahitwa Pennsylvania. King hakoze ibikorwa by'indashyikirwa aho yigisha abayobozi agendeye ku nyigisho za Mahatma Gandhi zo kurwanya ivanguramoko. Mu 1951 King yahavanye impamyabumenyi. Mu 1955 Martin Luther King yahindutse dogiteri, aha yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya 4 cya kaminuza PhD mu bijyanye na teoloji muri kaminuza ya Boston University. Ari muri Boston, Luther King nibwo yahuye na Coretta Scott. Nyuma y'igihe gito barashakanye babyarana abana 4: Martin Luther wa gatatu, Yolanda King ndetse n'abandi. Mu 1520 Martin Luther King yagize impinduka zikomeye aho yashinze itorero rya Protestant ndetse inyandiko ze zishishikariza abantu kumenya no gukorera Imana zahinduye mu ndimi zitandukanye, zikwirakwizwa hirya no hino ku isi ndetse zikundwa n'abatari bake. King ni umuntu wamenyekanye mu bikorwa byo kurwanya ivanguramoko. Mu gihe cye hariho ubusumbane, abazungu bakandamizaga abirabura aho bamushyiragaho iterabwoba ryo kumwica. Yatawe muri yombi n'abapolisi b'abazungu bari bashyigikiye ivanguramoko ndetse barasa ibisasu ku nzu ye, ariko yiyemeje gukomeza kurwanya urugomo n'ibitero byarwo kandi abasha gushishikariza abaturage be kubikora. Nubwo uburakari bwagendaga bwiyongera ndetse abaturage bagasaba kwihorera, ariko Martin Luther King yababuzaga kubikora. Muri ibyo bikorwa by'urugomo byabaga bishyigikiwe n'abapolisi byagezeho Luther King nawe arafatwa arafungwa azira kurwanya ivanguramoko. Icyakora mu 1956 imyigaragambyo yo guharanira uburinganire yaratsinze igera ku ntego, maze abantu bahabwa uburenganzira bungana muri bisi nta gusuzugurwa. King yakomeje muri Ghana gushyira mu bikorwa umurage wa Mahatma Gandhi. King agarutse muri Amerika aho amurwanyaga ntibadohotse kuko bashakaga kumucecekesha. Abantu bamwe barafunzwe igihe kirekire, abandi bahabwa igihano cy'urupfu, abandi bakorerwa ihohoterwa rikabije. Mu mwaka w'1963 ubwo imyigaragambyo yari kubera Washington, Martin Luther King yavugiye imbwirwaruhame I have a dream. Luther yavugaga ko afite inzozi ku munsi umwe abirabura n'abazungu bazasangira ku meza amwe bahuje umutima. Mu 1964 kubera ubwitange bwa Martin Luther King, itegeko ryo guharanira uburenganzira bwa muntu
Iyi mbwirwaruhame yahinduye isi ndetse yakunzwe n'abatari bake, aho yari yitabiriwe n'abagera kuri 1/4 cya miliyoni, harimo n'abashyigikiraga ivanguramoko. Yakomeje kwanga ihohoterwa kandi aharanira ubudacogora n'ubutabera kugeza igihe yiciwe. Ryahise ritorwa muri icyo gihe, yegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Ibyo bintu byombi byagaragaje iterambere ry'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, ariko ntabwo urugamba rwarangiye. Ku ya 4 Mata 1968, Luther yaharaniraga gusohoza inshingano ze nk'umukristo mu guharanira ubutabera n'uburenganzira bw'abarengana. Martin Luther King Jr. azwi cyane nk'umwe mu banyapolitiki bakomeye wagaragaje ubwitange mu guharanira uburinganire, ubutabera no kurwanya urugomo. Ikigeretseho ni uko ibyo bikorwa byose yabifatanyaga n'umurimo w'ivugabutumwa. Ibijyanye n'urupfu rwa Martin Luther King tuzabigaruka mu biganiro byacu bitaha. Iyi ni Umucyo 250 TV. Kora subscribe ukande ukazogera kugira ngo ibiganiro bitaha uzabonera igihe. Ndabashimiye.